Haramutseho abakurikiye channel Igicumbi cy'umuco nyarwanda TV. Uyu ni Jean Claude Nshimyumugabe wongeye kubasuhuza, wabashyiriyeho urubuga ruzajya rubaha amakuru yose. None uyu munsi ngiye kubabwira Groupe Scolaire Masaka. Ni ikigo cyiza giherereye mu murenge wa Masaka, akarere ka Kicukiro, intara, umujyi wa Kigali. Ni ikigo cyiza cyane cya gahunda ya leta y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12, icyo twita mu ndimi mpuzamahanga 9 and 12, ariko cyo ni Groupe Scolaire. Ni ikigo gifite amashami meza, gifite amashami y'indimi RFK, Igifaransa, ubuvanganzo n'Ikinyarwanda, kikagira PCM, imibare, ubugenge n'ubutabire, kikagira na HEG, amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Ni ikigo gitsindisha cyane muri tronkome, abana nka 80 bashobora gutsinda bakabona amabaruwa bakajya kwiga muri boarding school. Mu mashuri yisumbuye mu cyiciro cya kabiri, mu mashami n'abana babona diploma ari benshi cyane, ndetse hakabamo n'abajya za kaminuza. Ni ikigo gitanga uburere, ni ikigo buri mubyeyi yakwifuza kureraho kandi kidahenze, kuko urumva ni ikigo cy'uburezi bw'ibanze. Nubwo ari ikigo cy'uburezi bw'ibanze, ariko abarimu bahari ni inzobere, ni abarimu bafite ubuhanga bwinshi cyane, bazi kwigisha abana bagatsinda, ni abarimu bakosora ibizamini bya leta, ni abarimu b'indobanure mu karere ka Kicukiro. Nakwifuriza rero kuza kuhazana umwana wawe akabona ubumenyi, akabona n'uburere, kuko nitwe ikigo cy'icyitegererezo mu murenge wa Masaka, mu bigo by'uburezi bw'ibanze. Ni ikigo gifite ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwita ku barimu, bwita ku bana, bwita ku mitsindire, kandi bufite icyerekezo cyiza. Ni ikigo kizagufasha kumenyekana, umwana wawe akagira ejo hazaza heza, umwana wawe akiga bitamugoye kandi agatsinda neza. Mbese mubyeyi utuye mu karere ka Kicukiro, mu karere ka Gasabo, mu karere ka Nyarugenge, nagushishikariza kuzana umwana wawe kwiga kuri Groupe Scolaire Masaka. Kiri hafi y'isantere ya Masaka, kuhagera biroroshye cyane, kiri ruguru y'umuhanda wa kaburimbo muri metero nkeya cyane. Ni ikigo gifite ibikorwa remezo nk'uko uri kubyibonera, gifite amashuri meza, gifite amalaboratware, gifite isomero, gifite n'ibindi, ikibuga cy'umupira w'amaguru. Ni ikigo mbese wakwishimira kureraho umwana wawe. Nshoje rero mbashimira ko mwabashije kunkurikira, kandi mukaba mwishimiye kuzana umwana wanyu ku kigo cyiza, gitsinda, kidahenze. Hari abana benshi bahize bakomeye, bari muri za kaminuza, bari mu mirimo itandukanye, bafasha igihugu. Ikigo cyubakitse kimeze neza, nta mpamvu yo kujya guhendwa mu bigo byigenga bya segonderi. Zana umwana wawe kuri Groupe Scolaire Masaka, gifite amashuri y'incuke, gifite primaire, gifite n'ayisumbuye. Aziga adahenzwe kandi abona ubumenyi nk'ubwo nabo mu bindi bigo babona. Ndagushimiye rero, wari kumwe na Nshimyumugabe Jean Claude.